nkomeze iyo telefone nisomere za nkuru za therwandani.com. ese ugira ngo ni inkuru za therwandani.com gusa handitse n'akandi kantu akanyarira-jisho ni ikiganiro cya therwandani.com. Reka undorere wa mubyeyi we, ndeka undorere twarashavuye, reka undorere. Ariko rero uyu wari umushinga nubwo wahombye pe, ariko se bundi ibihumbi 6 byo byari kwizana, 6 none mwoye nguvu ebyiri na brujete za 500. Hasi basingabije kibazo n'ubundi se n'indege zirashya. Wande se Karasira ya mafaranga ye yaza kuyarya niwe miliyoni ngo 30. Kari menshi ariko se ubundi leta yacu irakabije. Leta yacu vango Karasira tunze miliyoni 30. Igitangaza kiri he professor nese bagira ngo mfe n'inzara atagira amafaranga. Arakabya Viana we Rokadi wiriwe via Ireneza ese iyo ndawo kugakona isebo kurutugu Vwe isoko radasha za nyanya radasha za nyanya yewe Viana we none se kugenda uvugisha mu nzira se koko Viana ubu ntiwikoraho nikora gute ntacyo nikoraho da none se nendo nivugira ibya Karasira Karasira buriya yari cyitegerezo cyangwa urabizi ndabizi none se bana Karasira yararenganye bamwirukana ku kazi baramujujubya ariko yaretse kwigisha muri kaminuza ariko yigije benshi muri za ndirimbo se urazibuka mu Rwanda hakaba bitabye inama bitaba Imana gondwana nyinshi zirimo ntabwo zize zaratwigishije bihagije twigira hano kuri turagiye gufunga twigire kurare nkubwire uri yereka nkubwire hatagira utwumva hano ni mu nzira hano ntaba hadusanga twigire ku ruhande hatagira usanga umbwire ufite icyo ushaka kumbwira nta kibazo Viana we wagaya wowe se uragenda wivugisha Viana ntabwo ari byiza kwivugisha ibi bintu nk'ibi muri iyi nzira hatagize ukumva nawe ngo bagushyiremo Via naho nyine tugenda umbwire nga tukere hariya mu twatsi icara neza utagwa nta kibazo Viana rero ubu muri abantu barababaye ntabwo benshi bishimye ababaye bati mubabaye nanjye ndimo kubera Karasira abantu benshi barababaye ariko ntawe uvuga biriya byagenda uririmba uvuga umeze nkaho wabaye Karasira ntabwo ari byo byandenze ariko Via mbere yo kuvugana ibindi baza umbwire inyanya wazigurishije angahe inyanya ko yavuyemo angahe Via 600 byose Via natangaga 3% hakirimo n'izindi mu murima ziracyarimo niyo mpamvu wadabagiye nkabibona nihembye wakoze yikora ku munwa ariko Via none se ubwo wanywera angahe ejya ngo ni menshi ngo vebyiri ni na brushete za 500 byose hamwe ni 200 kwenze kuyamara Via hasigara hagije tatu 900 byose Viana rero reka nkubwire utazonona ayo mafaranga yamenya kubikire hasigaye yamenya kubikire kugira ngo uko uzajya usarura uzajya uzamenya kubikire uzabona uko yabyaza umushinga ubu wazabona yanywere ukayamara ubwo watangiye kunywa za ngufu none se hajya umva rero rukadire kanyaguhe yamena ukuri njya kubikire n'uzajya kugurisha inyanya n'izindi uzasarura uzajya uyazana nyabike ku yandi ndasigana na 500 nzagura uruhoro rwo kwahira ibyatsi nayo nkoresha ubwo ntiye wahirira rya tungo
none nubwo gusasiza nk'inyanya nongeye kuzihinga ntacyo yazaniye ngo ni 300 nguha ati nta kibazo reka njya kubikire fiya reka ndepfundi cyako gitanga nandi none yazagwira tukareba umushinga nibyo byiza fiya naho ubundi rero mbwira fiya nta muntu ushobora gukora ibintu nk'ibi bimeze nk'ukwigaragambya biriya wakoraga ugenda uvuga mu nzira bityo bahita bajya kugushyiramo asa banyuvaga ego shinga amatwi wambweza geveya abindi wita ijisho ry'undi se ntabwo uzi ko kumva ni gutwi kundi kurahari ndabyumva jya witonda Viana no mu bacika cumu hari abantu bababaye bate no mu bazanye ni leta bavuye hirya iyo mu bihugu baho baturutse bose barababaye hari abigishwa ya Viana hari abantu batahawe agaciro kabo hari abantu bashize ku icumu baragiye batanga imisanzu yabo baragiye bagirwa bakada bagirwa bakada bagendaga bigira bakada barabagize bakada birirwa bamenya amakuru ariko abo bose ubu ntibibukwa ubu ntabwo bibukwa bagiye bigizwayo bagahabwaga utuzi bagahabwa utuzi tw'igihe gito ubundi bakabigeza ku ruhande ariko rero reka nkubwire kadi natwe buriya hari abantu bavuye nka tingitingi urugero bageze mu gihugu amazu bari bafite i Kigali ntibatinyutse no kugerayo barekeye hari abandi urabona ari nk'abantu bafungiwe ngo jenoside imyaka irenga nk'itandatu irindwi umunani bakugamo ngo n'agacaca ngo nta cyaha bafite iyo myaka se barayishyuwe iyo myaka bafunzwe abari ku mirimo se bigeze bongera kwisubizwaho akada none se hari abandi tutashoboye kwiga twirirwa tugemurira abantu bafunze iyo myaka yose byo kwiga turabyibagirwa nibyo nyine ubwo ntitwashize ariko ni benshi Viana none se abacika cumu bagiye bataga inka akayigurisha kugira ngo yohereze imisanzu mu nkotanyi zikarangira inka zigashira ariko ntibagire gute ntibabone icyo bahabwa ntibabone icyo bakira utekereza ko byo bitari umurimo barahombye nabo abandi bazanye nabo bakaza bamara kuhagera bakatoneshwaho gato nyuma bagacecekeshwa bagashyirwa ku ruhande y'inyuma yongera kuvuga agafatira ku munwa rye avuze kakaba kamubaho abo barahemukiwe ibyo bintu bumva bizagarukira Viana uko nabyumvise babiganira rero ese ngo abantu bameze nk'inka zikamwa zigakamwa kandi zitahawe ubwatsi ngo zihage zitagaburiye noneho rero ubwo babandi bakeya bafite ibintu byose harimo bafite byinshi bafata nk'izo nganda amazi ni inyange ngo amata ni inyange ije ni inyange sibyo abantu bakeya none se ngo abantu banze kubinywa bakanga kubigura ibyo byo byahomba abagiye mu nganda se kubikora aho bakoramo muri izo nganda batagiye gukora se ntibageyo bagasiba bakanga ntihagire ukora bakirakaza bakagira umurakari bakanga kujya none ubwo urumva nta cyaba izo ndege ntihagire abazigendamo ntihagire abazitega izo bisi ntihagire abazitega haba zikabona n'abashoferi bajya ku kazi ntacyo wumva nuko rero manumva babivuga icyo gihe ngo niko gukuraho nyine kandi utarwanye uganira n'abantu nkurikira ibiganiro by'abantu basiritse hagiye numvaga ari ukuba twabagwa gitumo ubundi bakavaho tugashyiraho abameze nkabo nta cyahinduka icyo gihe nta cyahinduka iyo ni inama niko bimeze abantu bakajya batunga n'ibyo kurya gusa nuko babivuga rero niko mbyumva nasigaye nkurikira abantu baganira kubera wasabenda Rwanda nurakangura babikoze reka reka ngusomere inkuru rero inkuru nkungukiyeho kuri rwanda.com ifite umutwe ugira uti umuvugizi wa RIB yasobanuye
ibishinjwa Aimable Karasira. Iyi ni inkuru yageze kuri rwanda.com ku itariki ya 7 Kamena 2021. ariko ngo bamusanganye uruhuri rw'ibifaranga bye. Ahubwo ntayafite. Ibi ibintu akora abaturage baramutse bamuhembye tukamuhemba yarenze ziriya miliyoni 30 z'amafaranga. Buriya yigirije abaturage none se ko batarabaza amaturo abandi bahabwa bigije nk'iyobokamana. Reka dukomeze. Iyi ni inkuru ya kabiri. Abasirikare b'u Rwanda binjiye muri Uganda bituma umutekano ukazwa. Ni inkuru yageze kuri rwanda.com ku itariki ya 7 Kamena 2021 yanditswe na Ben Barugahazi. Uko bari bagiye gukora ikiviya ngo mu karere ka Rukiga komite yaho ngo yateranye ifata ingamba zo kukaza umutekano harimo n'amarondo kuko abasirikare nyine b'u Rwanda ngo binjiye ku butaka bwa Uganda. gukora iki se? Aka ngo bari bakurikiranye umuntu wakekwagaho gucuruza waragi mu gihugu. Dore rero inkuru kurikira kuri rwanda.com hari inkuru ivuga ngo impaka ku mikorere ya opozisiyo, impaka ku ijambo abavantara, impaka ku banyapolitike n'abatari bo. Ni inkuru yo kuwa 5 Kamena 2021. Abavantara ni iki? Abavantara bona ni n'abari abantu ngo bagiye bataha muri 1994 bari muri FPR Inkotanyi batakuriye mu Rwanda. Nk'abo ngabo n'abantu babita uko ariko benshi ntabwo babishyikira. Dore iyi ngiyi ikurikira ifite umutwe uvuga ngo iri kuri rwanda.com. Mbere yo kwicwa Metere Bukuru yasezeye ku Banyamurenge. Umva icyo yabasabye. Ni inkuru yageze kuri rwanda.com ku itariki ya 7 Kamena 2021. ubwo babasabye iki se? Hari ikindi se no kwirwanaho. No kwirwanaho. Turere iyi nkuru ikurikira. Kuri rwanda.com iyi nkuru iravuga ngo Mozambique Rwanda Cassien Ntamuhanga aherereye he? Ni inkuru yo kuwa 5 Kamena 2021 kuri rwanda.com. ubwo se koko ari he koko biya? Bamwe nyine baribaza aho ari, bamwe ngo ari muri ambasade ariko wasanga buri yaragezeyo. Yarageze hano mu Rwanda. Inkuru ikurikira kuri rwanda.com iravuga ngo Karidinali Antoine Kambanda ikiganiro cyaciye benshi umugongo. Ni inkuru kuri rwanda.com yahinduwe mu Kinyarwanda yavuye ku bindi binyamakuru. Ihinduwe mu Kinyarwanda na Rugere Mushabizi ku itariki ya 5 Kamena 2021 kuri rwanda.com. ibyo ni ibiki ubwo? uyu Wihayimana yari yanukiriye avuga ko Kagame ashyigikira ko ngo ariwe yahagaritse jenoside, ahakana amabi yakoze muri Kongo, avuga ngo yari akurikiye abajenosideri, agenda ahakana ngo ibintu ngo bya bindi bita amapingi ripoti, avuga ngo ni ikinyoma, yavuze urukozasoni. Rero inkuru ikurikira kuri rwanda.com ifite umutwe ugira uti dutere inkunga Aimable Karasira. Ni inkuru yo kuwa 5 Kamena 2021 yanditswe na Gloria Wishema. Tuyinyuze hese gusa wavuga utese niyo gukora iki? Birakenewe gutunga umuryango we abo mbese abantu yarashinzwe gutunga.
hakaba no kwishyura abanyamategeko bamukurikiranira ibyo ni ukuri no kumugemurira nibyo rwose. iyi nkuru ikurikiyeho kuri therwanda.com ifite umutwe ugira uti igihembo cyitiriwe Victoire Ingabire kirahasesekaye nanone. Dore ko gahunda isobanura ni inkuru yo kwa 6 Kamena 2021. Ahembe wiki rero ni intwari intwari rwose ubona ko ari ku rugamba indashyikirwa ndetse. Dore inkuru yindi kuri therwanda.com ifite umutwe ugira uti usubiza inkota mu rwubati. ni inkuru yo kwa 7 Kamena 2021 yanditswe na Jean Claude Nkubito. iyo nkota iva mu rwubati ni iyihe kandi abingenga ngo ni abantu baproteje uwavugiye Karasira. ngo ku rubuga rwe yitwa Liane Mukundente ariko ubundi ngo yitwa Kayisire Kararisa. yego ni nko kubwira leta ya Kigali iti subya. Rokadi reka inkuru tube tuzihagarikiye hano. yego inshyashya mbese zishyushye turazirangije. nibyo nawe yewe urakoze kubwiza inkuru. urakoze rwose. gusa nawe urakoze cyane kuri kiriya gitekerezo gihise kinshengera. uzi ko buriya nabonye ko ibyo bintu bibaye. ubona ngo buriya nk'abantu iyo batangiye kuvuga bati bari kuzina inzara mu byaro, abayobozi abasirikare abapolisi bibuka ko ari abavandimwe babo, ugasanga bashobora no kubiyungaho bakeya. noneho kandi ibyo bintu bisaba umuyobozi. niko mbyumva. urabona abantu buriya abantu babuze umuyobozi babafasha kubikora burya. umuntu aje yari yagerageje abantu bari bamufatiye iry'iburyo kabisa ariko yahise atabwa muri yo. noneho abantu bakagira n'urukundo ufite icyo kurya gitoki bakagisangira, aho babonye ibirayi bakabisangira nta kibazo. ntabwo byafata iminsi irenze 5 cyangwa 3 cyumweru cyaba gihagije. urakoze. yego tuzakomeza tubitekereza. ngereka njya ku isoko buriya duhuye uvayo aribwo ngiyeyo. ntabwo utaha wirirwe.